Mukamutega Janine ni umworozi w'inkoko utuye mu karere ka Rubavu. Ari muri koperative Kosaru Sagamba Rusake. Twatangiye turi abanyeshuri n'abashomeri barangije muri za kaminuza. Twatangiye turi 27, 10 bari abagabo, igitsina gabo, 17 ari abakobwa. Dutangira buri wese azanye umugabane w'100. Dutangira dushaka korora inkoko z'inyama. Dutangira ntabwo twari dufite aho dukorera, twari dufite ubutaka, twari dufite inyubako, tuza gukodesha. Tuhafata n'ibiro, dutangiza inkoko 300. Turazigaburira, zirakura, turazigurisha. Tukabigurisha inkoko ikuze neza yari 5,000. Birakomeza, turagura imiryango, bigera aho dushobora kwigurira parcelle. Turubaka n'ibiraro. Nk'uko akomeza bisobanura ngo ubworozi bwabo kugeza ubu buratera imbere ku buryo bushimishije. Kosaru yatangiye ufite imbogamizi nk'abandi bose batangira, ariko aho tugeze nta mbogamizi navuga ko dufite ibiraro byacu, dufite ubutaka bugari, dufite inkoko 2,000 zirutanwa, 1,000 cya mbere kiba kirusha ikindi byumweru 2. Turahemba abakozi, dufite abakozi 4 bahembwa buri kwezi. Inkoko zirakura neza. Iyo inkoko imaze ukwezi n'iminsi 20, navuga iminsi 50, turagurisha. Isoko rirahari. Ndavuga nti abanyarubavu n'abandi wenda baba bakurikiye ikiganiro, navuga yuko haracyari amahirwe. Mukamutega Janine ati imbere ni heza kurushaho kuko turibona nk'uruganda rutunganya ibijyanye n'inkoko mu gihe kiri imbere. Hari aho twihaye dushaka kugera, tukaba navuga uruganda rw'inkoko. Muri ayo mafaranga twunguka tugenda tuyabika, tugashaka kuzubaka icyo kintu cyo gukora ibiryo, imashini zivanga neza, noneho tukubaka n'ibagiro, tugakora ikintu cy'uruganda. Inkoko ikaza ari umushwi, igakura, ikabagwa, ku buryo twashaka chambre froide twazibika i Rubavu. Umuntu aze afite ahantu ashaka inkoko ari ihagaze, ari ibaze, ari yabazwe ibitse mu buryo bugezweho kandi bwizewe. Ibyo nibyo turimo duharanira kugeraho. Hakizimana Jean de Dieu nawe ni umworozi w'inkoko mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe. We yatangiriye ku nkoko 500. Ikintu inkoko zanjye zimaze kungezaho, cyambere cyo natangiye ku nkoko 500. Uyu munsi nkaba nshobora korora inkoko 2,000. Ikindi nakubwiye ko hari aho ndi gutegura indi famu ku Murindi. Zagize uruhare nibura rwa 80% kugira ngo uriye iyo sambu iri ku Murindi ya hegitari, ubu imaze kugeramo ibiraro bishobora kwakira izindi nkoko 2,000. Mfite viziyo yuko nibura aho ku Muyumbu nzabasha kuhorera inkoko nibura 10,000 mu gihe cy'imyaka itarenze 2. Hashize iminsi itari mike aborozi b'inkoko bakura ya mishwi y'umunsi umwe mu bihugu by'amahanga mu karere u Rwanda ruherereyemo cyangwa i Burayi. Nyamara nk'uko abyivugira ngo ibisubizo kuri iki kibazo biragenda biboneka. Urugero atanga ni ituragiro rishya riherereye i Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Riri ku rwego mpuzamahanga kuko rizajya ritanga imishwi 600 ku kwezi. Hari ibisubizo biri kugenda biboneka. Imishwi twakoraga mu Bubiligi ikazi duhenze yaguraga 1,000, amafaranga arenga 1,000. Ubu ngubu maturagira ari kuza mu Rwanda. Ndahera kuri ryafunguye ejo bundi Musanze. Ririya mbona dushaka kurigiramo icyizere kuko rirashobora guturaga inkoko dushobora gukenera igihe cyari cyose zikaboneka, kandi igiciro batwikara amafaranga 800. Urumva ugeranije n'ayarenga 1,000 twatangaga, nabwo ni izindi nyungu zije umworozi w'inkoko. Hakizimana kandi araburira aborozi b'inkoko bagitangira uwo mwuga ku bihe bagomba kwitaho kurusha ibindi. Ibibazo akenshi bishobora gufatwa cyane n'indwara nyinshi ziba zikeneye kwitabwaho mu rwego rwo kuzishyushya, kuko ubukonje buzigwa nabi cyane ku buryo ushobora guhomba inkoko nyinshi iyo zakubitanye n'ubukonje. Ikindi umworozi w'inkoko yagombye kwitwararika ngo ni ukudapfa kuvangavanga ibyo ubonye ngo ni ibiryo by'inkoko. Kwivangira, hari ibintu byinshi by'ubuziranenge tuba tutujuje. Turi kuvangisha igitiyo, ibyo turi kuvanga ntituzi ubuziranenge bwabyo. Wenda baduhaye ibigori byaboze, wenda baduhaye indagara zaboze, yenda baduhaye n'iyo so yapfuye, ariko tugakomeza kubikoresha banga. Ntituzi ubuziranenge bwabyo. Wenda baduhaye ibigori byaboze, wenda baduhaye indagara zaboze, yenda baduhaye n'iyo so yapfuye, ariko tugakomeza kubikoresha kuko dufite ikibazo cy'ikiro cy'amafaranga ku kiro kiri hejuru. Ngiye ikibazo gikomeye aborozi b'inkoko mu Rwanda bafite.
Hari abagira impungenge zo korora inkoko za kijyambere bavuga ko ngo zikunze guhitanwa n'ibyorezo. Sibyo, iyo zakingiwe neza zikagirirwa isuku, ikiba gisigaye ni ukuzigaburira. Inkoko isaba kurya, z'inyama cyane zirarya cyane. Iyo ushaka kwikura urayigaburira, ibiryo bigashiramo, ugashyiramo ibindi, amazi agashyira ugashyiramo andi, nta kindi, ni ibiryo ni amazi. Inkoko zibarwa mu matungo magufi, zikaba zidasaba ubutaka bugari bwo kuzororeraho, dore ko ushobora no kuzubakira etaje, ibyumba bigerekeranye. Abiteguye rero korora inkoko mu buryo bwa kijyambere, urubuga ni urwanyu. Ibyangombwa byose birahari.